Iyi ngiyi rero ni inkuru y'umugore, eh, wakundanyeho n'umugabo ufite abana batatu kugeza n'aho banashakanye ariko umugore we, uwo mugore atabizi. Uwo mugore tugiye gutangirana n'inkuru ye. Umugore yatangiye atubwira ati yambwiye ko akomoka mu muryango utishoboye ku buryo nigeze nshaka nyine kuba nakoresha amafaranga menshi kuko umugabo wanjye yari yarambwiye ko akomoka mu muryango utishoboye cyangwa utifashije. Nishyuye debts, nishyuye kwa kundi twasohokanaga, ni njyewe wishyuraga amabili, ku buryo nyine numvaga ndimo gufasha umugabo wanjye, numvaga nta kibazo rwose, numvaga ndimo gufasha umugabo wanjye. Ndetse ku munsi nagombaga kujya nkoresha uburyo bwose mumenyera buri kimwe nageragezaga kuba nakita ku mukunzi wanjye, ku buryo nagerageje namufashije no kwapurayinga cyangwa gushaka akazi, ndetse nishyura na pasiporo ye ya mbere. Yarakomeje aratubwira ati igihe yansabye kuba nabana nawe muri 2023 numvaga rwose nishimye, numvaga ameze neza, numvaga nta kibazo na kimwe mfite. Ntabwo yari afite byinshi ariko nuko nagerageje kumufasha. Ntabwo umugabo wanjye yari afite byinshi ariko nagerageje kumufasha ku buryo nishyuye ikanzu y'ubukwe, ndetse ngura n'ikibanza n'ibiryo byo gukoresha mu bukwe ndabigura, ndetse nshaka n'abazadufotora kugira ngo amafoto yacu azabe ameze neza. Ndetse nyuma yaho tumaze gukora ubukwe, nakodesheje inzu y'ibyumba 2 muri apartment i Lekki. Nyuma yaho muha n'imodoka ya Toyota agomba kuzajya akoresha agiye mu kazi cyangwa kuzajya akoresha. Abantu bose batubonaga barambwiraga ngo nagize amahirwe yo kubona umugabo wicisha bugufi. Nanjye ariko mbitekereza uko, numvaga rwose nabonaga ari byo. Umugore yakomeje kutubwira ati ariko nyuma y'amezi 2 y'ubukwe bwacu yatangiye gukora ibintu bidasanzwe. Umugabo wanjye yatangiye gukora ibintu bidasanzwe. Yaratubwiye ati uko buri gihe telefone ye yasonaga yajyaga kuyitabira mu bwiherero, buri gihe agafunga telefone, ubwo ni ku manywa agafunga telefone ye ikirirwa ifunze, akavuga ko akora mu masaha ya nijoro. Yakomeje atubwira ati ijoro rimwe numvishe ngize amatsiko y'ikintu umugabo wanjye ajya gukora nijoro. Naramukurikiye, yari amaze kumbwira yuko agiye muri siporo, agiye kwiruka. Ngira amatsiko ndamukurikira. Yinjiye muri estate ya Aja, yinjira mu nzu, ndetse nanjye ndategereza nyine mfite amatsiko y'aho hantu agiye. Nyuma rero y'amasaha 2 ntegereje, nibajije impamvu umugabo wanjye arimo gutinda aho hantu yagiye. Ngira amatsiko ndavuga ati reka ngende nkomange. Nagiye nkomanga ku irembo cyangwa kuri gate, nkomanga ku irembo, nigira nkaho nyine hari umuntu nje kureba. Ndangije, umwana mutoya w'umuhungu yaraje arakingura, arangije aravuga ngo papa na mama bari mu nzu. Nyuma y'iminota mike wa umugore yarasohotse. Undi mugore asohoka yambaye ishati y'umugabo wanjye Daniel, afite umwana mutoya amuteruye, n'undi arimo kuza amukambakamba inyuma ye. Ndangije ndamubwira narinje hano nje gushaka Daniel.
wa mugore yaransubije arambwira ati umugabo wanjye arasinziriye yaryamye. Ako kanya numvishe umutima wanjye ushenjaguwe, numvishe umutima wanjye ubaye nyine uhuye n'ikibazo gikomeye cyane, kumva ayo magambo uwo mugore yaravuze ati umugabo wanjye arasinziriye. Kandi icyo gihe nanjye arimo kuvuga umugabo wanjye, numvishe mbabaye cyane. Nahise nsezera, nahise mpindukira ndagenda, ariko ngenda mu mutima wanjye nibaza ni kumbi Daniyeli yari yubatse afite n'abana 3. Njyewe ndaho ngaho ku ruhande narateye inkunga ubuzima bwe bwa kabiri, bw'umugore we wa kabiri. Nakomeje kugenda mu mutima wanjye mvuga ni waramfashije, urankunda. Ntabwo nigeze nkuhatira kuba warankunze. Ubwo nibyo yagendaga avuga mu mutima ati waramfashije, urankunda. Ntabwo njye nigeze nkuhatira nyine kuba nabana nawe. Ubwo birabivugiye yuko yarabonye Daniyeli afite umugore we n'abana, yari afite umugore n'abana. Urumva nawe ubwawe wagenda wishinja yuko ushobora kuba warahemukiye abo bana ndetse n'uwo mugore. Nubwo yari ababaye, ariko yari arimo kugenda avuga ati njyewe Daniyeli ntabwo nigeze muhatiriza kuba nabana nawe, nta nubwo nari nzi ko afite umugore n'abana, ahubwo niwe wankunze arangije amatiriza kuba nabana nawe. Ko njyewe si njyewe wamuhatirije, kuko niwe wamporopoje, ndetse mufasha kuba nabana nawe kubera urukundo. Umugore rero akomeje avuga ati ese uno mugabo nzakomeze nzamuhishire muri public, cyane yuko abantu bose twari tuziranye bagendaga bavuga yuko ndi umunyamahirwe kuba mfite umugabo umeze nka Daniyeli, ndi umunyamahirwe yo kuba meze neza, ndi umunyamahirwe. Kandi nanjye nkabitekereza ko ari uko bimeze, atari ko nyuma y'ibyo nari maze kwibonera, niyumviye, byarambabaje ku buryo ndimo kwibaza nimba uno mugabo namuhishira, nkaba wenda natandukana nawe mu buryo bugize, ariko nkaba namuhishira nubwo bitanyoroheye. Akomeza nyine agisha inama avuga ati ese uno mugabo nzamushyire ahagaragara cyangwa nzicecekere. Mukomeze rero mugende mukanda subscribe ndetse munashyiraho comment, mutubwire uko mugenda mwumva inkuru zacu ndetse n'izindi video. Mukomeze mugire ibihe byiza.